tunejejwe no kuba twinjiye mu munsi w'isabato tukaba twakiriye yaba dukurikiranywe n'abantu kuri interinete ndetse n'abandi banezezwa n'ibyigisho bitanga iteka tugere neza. Muri aka kanya rero reka twicishe bugufi dusenge. Uhoraho utanga ubugingo, Imana y'agakiza kacu, urera ugakiranuka ibihe byose, uhabwe icyubahiro. Amen. Aya masaha tunejejwe no kuba turi kumwe nawe, reka databuja umwuka wera abe kuri twebwe ndetse n'abadukurikiye bose, kugira ngo ijambo rigiye gutangwa mubyeyi mwiza rikize imitima yacu turakwinginze. Ngaho ubuntu n'amahoro n'ibibane natwe twese ku bwa Yesu umukiza wacu. Amen. Reka muri aka kanya turebe indirimbo y'128 ndetse n'indirimbo ya 53 tuziririmbe. Tubanze 128. N'igihe cyo gusenga twicishe bugufi duteraniye hamwe turamya Yesu, nituzatumwizeye azajya turinda. Mbega ihumure ryiza ryo kwibanira nawe, n'igihe cyiza cyo kuramya umwami. Mbega ihumure ryiza ryo kwibanira nawe, n'igihe cyo gusenga umwami ari hafi kandi adufitiye ibambe rya kibyeyi. Tumuganyire ibyacu dushira agahinda. Mbega ihumure ryiza ryo kumvikana nawe, n'igihe cyiza cyo kuramya umwami. Mbega ihumure ryiza ryo kwibanira nawe, n'igihe cyo gusa. Mbega ihumure ryiza ryo kumvikana nawe, n'igihe cyiza cyo kuramya umwami. Mbega ihumure ryiza ryo kwibanira nawe,
ryiza ryo kwibanira nawe. Indirimbo ya 53, Umwuka Wera Muyobozi. Umwuka Wera Muyobozi, ube hafi y'abakristo, mfata ukuboko nyobora, ndumugenzi ku gahinga, nimuze bageze iwanyu, tumaze imirimo yacu, dutegereze gukizwa, dusigaranye iby'ijuru, twibaze ko twanditsweyo, twikingire ibidutera no. Haleluya. Amen. Twongeye gushima Imana yatugiriye neza mu minsi yose itambutse, yaraturinze, yaduhaye ibikwiriye byose, iduhaye n'amahirwe yo kwinjira mu munsi wera w'isabato. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Nk'uko mwabimenyeshejwe, dutangiye icyumweru cy'amasengesho. Dushimira Imana ko Imana yatanze uburyo bwinshi bwo kubwiriza ubutumwa. Wa gatandatu handitse amagambo avuga ngo, nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ijambo ry'Imana riravuga ngo turamye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko nk'uko biboneka mu Itangiriro igice cya 2 uhereye ku murongo wa 1 kugera umurongo wa 3. Ayo ni amagambo akurikira Itangiriro igice cya 1 uhereye ku murongo wa 1. Imana yaremye ibiriho byose ibyo tubona mu minsi 6. Abana b'Imana bose bakaba bararikirwa kuba maso. Mbere rero yuko twinjira mu cyigisho, nagira ngo twongere twicishe bugufi maze dusenge. Mana yacu, mwami wacu,
turagupfukamiye kuri uyu munsi wera w'isabato, umunsi wera, umunsi wejeje ukawuha umugisha, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Watugiriye neza mu buryo bwose, waduhaye ibikwiriye byose, ni nayo mpamvu tuje imbere yawe duciye bugufi kugira ngo tunezererwe ibyiza waduhaye, ndetse n'uburyo wabonye ko dukwiye kugira umunsi w'ikiruhuko kugira ngo turuhukane nawe, twongere kwibutswa amagambo yo mu ijuru, kandi tunezezwe n'urukundo rwawe. Icyubahiro kibi cyawe. Aya materaniro dutangiye, ngwino wigaragaza. Abana bawe badukurikiye bari ku isi hose, ubahere umugisha muri aya materaniro. Mu minsi ya nyuma, iminsi iheruka amateka y'isi, ibimenyetso birigaragaza haba mu kirere no ku butaka, ariko ikibazo kimwe dukwiye kwibaza kiboneka mu Byahishuwe igice cya 6 umurongo waho wa 17, ariko twibaza amagambo ahanditse avuga ngo kuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye, kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe. Aya magambo kugira ngo yumvikane neza ni uguhera mu gice cya 6 cy'Ibyahishuwe, ariko tukasoma ku murongo wa 12. Nuko mbona amenya ikimenyetso cya 6, habaye igishyitsi cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka amaraso, inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'uko umutini unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahishije. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo, imisozi yose n'ibiruka bikurwa ahantu habyo. Abami bo mu isi n'abatwari bakomeye n'abatwari b'ingabo n'abatunzi n'ab'ububasha n'imbata yo mu isi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba, afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga, abwira abamarayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti, tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ngo ni 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4. Nibo bashyizweho ikimenyetso bo mu miryango yose y'Abisirayeli. Aba ngaba ni ijambo ry'Imana rivuga ko bazahagarara badatsinzwe. Ndetse turebye mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa mbere aravuga ngo, nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abantu 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4, bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane, kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo. Abo ni abakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Bacungure mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma, kuko ari abaziranenge. Muri iki cyumweru tugiye kwiga neza aya magambo kugira ngo turebe abantu bazahagarara badatsinzwe. Abantu bazahagarara badatsinzwe, ikintu cya mbere kizabaranga nicyo tugiye kwiga. Tugiye kwigana amagambo avuga ngo twigishe gusenga. Gusenga ni intwaro ikomeye abantu b'Imana bakwiye kwimenyereza muri iyi minsi iheruka. Isengesho ni intwaro itsinda urugamba ruheruka. Ariko se igihe dusenga, ikintu cya mbere dukwiye kumenya ni iki? Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 6. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 6. Matayo igice cya 6 umurongo wa 12 kugera ku murongo wa 15, tugomba kumenya neza yuko ijambo ryitwa kubabarira tugomba kurishingiraho igihe cyose dusenga.
niyo mpamvu dusenga dusaba Imana imbabazi z'ibyaha byacu, ariko kandi tukanimenyereza ko natwe tugomba kubabarira abandi. Matayo igice cya 6 umurongo wa 12, igice cya 6 umurongo wa 12 haranditswe ngo uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abari n'imyenda yacu, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose, amen. Uduharire iki? Uduharire imyenda yacu. Matayo igice cya 5 umurongo wa 23 kugera wa 25 haranditswe ngo nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa, usiga ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanza ugende wikiranure na mwene so, uhere kugaruke uture ituro ryawe. Handitswe amagambo avuga ngo Zaburi 66, niba mwahageze, Zaburi 66 umurongo wa 18 haranditse ngo iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntabanyumviye. Igihe cyose tuje imbere y'Imana, ikintu cya mbere tugomba kubanza gukora ni ukwicishiriza bugufi imbere yayo, tukayisaba imbabazi z'ibyaha byacu, kuko umunyezaburi yaravuze ngo iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntabanyumviye. Tugiye kureba rero amasengesho asubizwa. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 26 no 27. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 26, Abaroma igice cya 8 umurongo wa 26 no 27 haranditse ngo uko niko n'umwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira n'iminini itavugwa, kandi irondora imitimizi by'umwuka atekereza. Umurongo wa 23 haranditse ngo ngikomeje gusenga, umugabo Gaburiyeli nabonaga ngitangira kwerekwa aratumwa, maze aragaruka aza n'ingoga igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyenda kugera, ankoraho arambwira nyigisha ati Danieli, ubu nzanywe no gukungura ubwenge bwawe, ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi nzanywe no kurikubwira kugukundwa cyane, nuko iryo jambo ritekereze cyane umenye ibyo weretswe. Danieli agitangira kwinginga igisubizo cyahise kiboneka, ariko haba nubwo umuntu asenga igisubizo kigatinda. Luka igice cya 18, ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka igice cya 18, ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka igice cya 18 umurongo wa 2 kugera wa 7 haranditse ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka igice cya 18 umurongo wa 2 kugera umurongo wa 7 haranditse ngo hari umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu mbese azasanga kwizera kukiri mu isi. Tugiye kureba amagambo yanditse mu cyigisho mu gitabo cy'uburezi, ku cyigisho kivuga ngo kwizera n'isengesho. Kwizera n'isengesho. Isengesho no kwizera ni isanga n'ingoyi kuri page 269 mu gitabo cy'uburezi, page ya 269 haranditse ngo isengesho no kwizera ni isanga n'ingoyi, kandi bikwiye kwigirwa hamwe. Mu isengesho risenganywe kwizera harimo ubumenyi mvajuru, kandi ubwo bumenyi bugomba gusobanukira umuntu wese ushaka ibyo akora mu buzima bwe bigera ku ntego. Kristo aravuga ati ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Ayo magambo aboneka muri Mariko igice cya 11 umurongo wa 24. Kristo asobanura neza ko ibyo dusaba byose bikwiriye kuba bihuje n'ubushake bw'Imana. Tugomba gusenga dusaba Imana ibyo yasezeranye, kandi ibyo duhaye byose tugomba kubikoresha mu gusohoza ubushake bwayo. Iyo dusohoje ibyo, isezerano ryayo risohora nta mbebya.
dushobora gusaba Imana imbabazi z'ibyaha, tugasaba Mwuka Wera, tugasaba kurangwa n'imico isoni ya Kristo. Kubaho muri ubwo buryo ubeshejweho n'ijambo ry'Imana bisobanuye kwiyegurira ubugingo bwacu bwose. Umuntu azakomeza kumva akeneye Imana no kuyishingikirizaho, yumva umutima ureherezwa kuba bugufi bw'Imana. Isengesho ni ngombwa kuko ari ryo rigaragaza ko ubugingo bw'umuntu ari butaraga. Isengesho ryo mu muryango n'isengesho ryo mu ruhame afite umwanya wayo, ariko gusabana n'Imana wiherereye nibyo bibeshaho ubugingo. Mu cyigisho cyacu cy'uyu munsi ndagira ngo nkangurire abantu kubana n'Imana mu isengesho, kubera ko ibisubizo byose by'ibyo twifuza bibonekera mu isengesho. Ubwo Mose yari mu mpinga y'umusozi yiheranye n'Imana, nibwo yeretswe igishushanyo mbonera cyari inyubako itangaje yagomba kuba ubuturo bw'ikuzo ry'Imana. Iyo turi kumwe n'Imana yihereye ku musozi, nibwo twitegereza umugambi w'agahebuzo ifitiye ikiremwamuntu. Ubwo nibwo tuzashobozwa gufata icyitegererezo cy'inyubako y'imico yacu, kugira ngo dusohorezwe iri sezerano ry'Imana rigira riti: nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Haleluya. Mu isengesho harimo imbaraga. 12 umurongo wa 8 n'uwa 9 handitse amagambo avuga ngo: kuri icyo kintu ninginze umwami wacu gatatu ngo kimvemo. Iki kintu Pawulo yavugaga ni iki? Igihe Pawulo yari mu rugendo ajya i Damasiko, akabonekerwa na Yesu Kristo, yahuye n'umucyo mwinshi, umucyo umumena ijisho. Iryo jisho mu buzima bwose Pawulo yabaye abwiriza ubutumwa, yari afite ijisho ryahoraga ririra. Nibwo rero yavuze ngo ku murongo wa 8, kuri icyo kintu ninginze umwami wacu gatatu ngo kimvemo. Ariko arampakanira ati: ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko hari intege nke ziri, ari imbaraga zanjye zuzurira. Hari icyo yasengeye, ariko Imana iramubwira ngo icyo kintu ninkiguha cyakumarira iki? Aho intege nke zawe ziri niho imbaraga zanjye zuzurira. Hari nubwo duhabwa ibirenze ibyo twasabye. Yeremiya ivuga ari ugira icyo akora, ari ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye aravuga ngo: ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Haba ubwo dusaba tugahabwa ibirenze ibyo twasabye. Uwiteka ari kugira ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cyaho cya 3 umurongo wa 20. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 3 umurongo wa 20. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 3 umurongo wa 20 hari amagambo avuga ngo: igice cya 3 umurongo wa 20 haranditswe ngo: nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose. Yakobo igice cya 5 ku murongo wa 14 na 15. Ndagira ngo mbabwire bene data, abantu kugeza ubu ngubu ntabwo bizera yuko umuntu asengera umurwayi agakira. Ariko ibyanditswe bivuga ibisabwa byose kugira ngo umuntu asenge isengesho risubizwe. Ni nayo mpamvu n'abarwayi bagomba gukira kubw'igisubizo cy'amasengesho afite kwizera. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 14 n'uwa 15 haranditse ngo: muri mwe hari urwaye, natumira abakuru b'itorero bamusabira bamusize amavuta mu izina ry'umwami, kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse, kandi naba yarakize ibyaha azaba bibabariwe. Mu gusenga harimo imbaraga ikiza abarwayi. Ibyo dusaba bigomba kujyana kandi n'ubushake bw'Imana. Hari ubwo dusenga tukibwira ngo turimo turasenga mu by'ukuri, nyamara mbere ya byose tugomba kubanza kumenya ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana bugaragarira mu ijambo ryayo. Tugomba kureba imyitwarire yacu, yayo. Kandi
icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Waba wibeshya cyane igihe usuzugura amategeko y'Imana, warangiza ukibwira yuko amasengesho yawe asubizwa. Mbere yuko isengesho ryawe risubizwa, haranditswe ngo kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Tugomba gusaba twinginga ariko kandi dushima. Abafilipi igice cya 4. Abafilipi urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 4. Urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 6. Urwandiko rwa mbere, urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 6 haranditswe ngo nimukagire icyo mwiganyira, ahubwo iyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye mubyingingiye. Tugomba gusenga ariko kandi tukaba maso, tugomba gusenga kandi dushima. Ariko ikigenzi cyane nk'uko insanganyamatsiko tuzagendaho muri iki cyumweru, tugomba gusenga ariko kandi tukaba maso, nk'uko Yesu yabibwiye abigishwa be ngo musenge kandi mugire gute? Mube maso. Gusenga kose kugomba kujyana no kwizera. Gusenga kose kugomba kujyana no kwizera. Matayo igice cya 21, ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo igice cya 21 umurongo wa 22 haranditswe ngo kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Mu gusenga kose, mu isengesho dusenga, gusenga kwacu kugomba kujyana no kwizera. Yakobo igice cya 1 umurongo wa 6. Yakobo, urwandiko rwanditswe na Yakobo, urwandiko rwanditswe na Yakobo. Uyu munsi y'abarwayi akajya kwa muganga, mu kanya akabageze mu bapfumu, umundi mwanya akabagiye mu banyamasengesho. Bene uwo muntu uko gusenga ko nta kwizera gufite. Ibyanditswe rero ngo ariko rero asabe yizeye ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa, umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana, kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Gusenga kwacu kugomba kumvikana mu ijuru. Mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma igice cya 30 umurongo wa 27. Igitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma igice cya 30 umurongo wa 27 hari amagambo akomeye nifuza yuko dusoma, kuko ni amagambo y'ingenzi. Igitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma igice cya 30 umurongo waho wa 27 haranditswe ngo umurongo wa 27 gusubiza amasengesho yacu. Burya iyo dusenga Uwiteka yohereza abamarayika kugira ngo basubize amasengesho yacu. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 12, byakozwe n'intumwa igice cya 12 umurongo waho wa 5 turi amagambo handitse kugera ku murongo wa 11. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 12 umurongo wa 5 kugera wa 11. Byakozwe n'intumwa igice cya 12 umurongo wa 5 kugera umurongo wa 11 haranditswe ngo nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode ari bumusohore iryo joro, Petero yari asinziriye hagati y'abasirikari babiri aboheshejwe iminyururu ibiri. Abarinzi nabo bari bari ku rugi barinda inzu y'imbohe.
nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati, byuka n'ingoga, iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati, kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikankiza iby'ubwoko bw'abayuda bwatekerezaga byose. Igihe yasengaga, Uwiteka yohereje abamarayika be kugira ngo baze kumutabara. Tugomba kwimenyereza rero isengesho ryo mu rwiherero. Isengesho ryo mu rwiherero ni isengesho ki? Ni isengesho umuntu atuje, ni isengesho ryo mu mutima, ni isengesho ry'ahantu umuntu atumva n'undi muntu uwo ari we wese, isengesho agirana n'Imana nta wundi muntu umwumva, asenga Imana ayigaragariza ubukene bwe, yihana ibyaha kandi yifuza gukora umurimo w'Imana. Matayo igice cya 6 umurongo wa 6. Matayo igice cya 6 umurongo wa 6 haranditswe ngo, Matayo igice cya 6 umurongo wa 6 haranditswe ngo, weho nusenga ujya winjira mu nzu banza ukinga urugi, uhere usenge so mwihereranye, nuko se ureba ibyiherereye azakugororera. Haleluya. Nuko mu museke arabyuka, arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Iri ni ibanga ku bantu b'Imana uhereye kera kose. Umuntu w'Imana agomba kuzinduka kare akajya imbere y'Imana agasenga. Iri ni ibanga rikomeye abantu b'Imana bagomba kumenya kugira ngo turisobanukirwe neza. Turi amagambo yanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cyaho cya 50. Yesaya igice cya 50 umurongo wa 4 no wa 5 haranditswe ngo, umwami Imana impaye ururimi rw'abigishijwe kugira ngo menye gukomeresha urushya amagambo. Inkangura uko bukeye, ikangura ugutwi kwanjye kumva nk'abantu bigishijwe. Umwami Imana inzibuye ugutwi sinaba ikigande ngo mpindukire nsubire inyuma. Niryo banga rikomeye ku muntu w'Imana, kuzinduka kare mbere y'ibindi byose. Mu gitabo cyitwa Kugana Yesu paje ya 50, Kugana Yesu paje ya 50 haranditswe ngo, mujye mwiyegurira Imana uko bukeye mbere y'uko mukora indi mirimo yose. Abantu b'Imana bagomba kwimenyereza kuzinduka mbere y'uko bagira ikindi kintu bakora, maze mu museke bagasabana na Data uri mu ijuru. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka igice cya 21 umurongo wa 38 haranditswe ngo, abantu bose bakazinduka mu gitondo bakajya bari mu rusengero kumwumva. Abantu bose bagomba kuzinduka ryari? Mu gitondo bakajya bari mu rusengero kugira gute? Kumwumva. Kandi mu isomo tumaze kubona mu kanya riboneka muri mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko igice cya 35 haravuga ngo, Yesu akazinduka kare mu gitondo akajya hehe? Akajya mu butayu akajya gusengerayo. Isengesho ry'umuntu w'Imana rero tugomba kumenya yuko umuntu w'Imana Dawidi yanditse muri Zaburi 55 umurongo wa 18 amagambo akomeye cyane ngira ngo twumva ngaha. Zaburi ya 55 umurongo wa 18, Zaburi ya 55 umurongo wa 18, Zaburi 55 umurongo wa 18 haranditswe ngo, Zaburi 55 umurongo wa 18, nimugoroba no mu gitondo no ku manywa y'ihangu nzajya niganyira niha n'abazumva ijwi ryanjye. Tugomba gusenga Imana ku manywa na nijoro. Zaburi ya 50, gusenga kwanjye kwinjira imbere yawe utegera ugutwi gutaka kwanjye. Tugomba rero gusenga ubudasiba. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 5. Tugomba gusenga ubudasiba. Abantu b'Imana tugomba gusenga ubudasiba. Ijambo ry'Imana riraturarikira gusenga ubudasiba. Nkuko Yesu yabwiye abigishwa be ngo, musenge mutajya mu moshya. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 17 haranditswe ngo,
igice cya 5 umurongo wa 17 haranditswe ngo musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Tugomba kwizera ko amasengesho yacu yumvwa. Igihe cyose umuntu asenga atizeye ko amasengesho ye yumvwa, ntacyo byamumarira. Yobu igice cya 22 umurongo wa 27 n'uwa 28